Sangewe umuntu turi kumwe ako kanya iby'ingenzi nabimukorera kuko ntangiye yabona izo mbaraga zo kumukorera. Bano baracyarya. Baracyarya. Sinzi ibintu mwumvise rero niba nibyo nayo ndimo ndumva abantu mudukurikiye nimba ari uko banavuga bigije nkana simbizi. Kubera ko dore nk'uwa mbere iby'ingenzi yabikora. Iby'ingenzi ajya gute yabikora. Ntukatinge. Niyo ndava muri vema. Uyibeshye. Uzi ko kurya byananiye. Oya ugujeshe. Reka mbwire. Njye hari ukuntu nzindya. Oya umuntu yabikora sometime. Ikindi gihe akumva ko biri ngombwa yuko nyine bagomba kumusohokana nk'umukobwa kuko nicyo turemewe. Bana dukwita koko. Nibyo. None tuve kuri ibyo. Hano mu Rwanda ikiganiro Mutoni yaducecekanye. Hano mu Rwanda dufite umubare mwinshi w'abakobwa ariko bagira isoni mu kuba hari icyo bakwitinyuka ngo bakore. Se umusore n'umukobwa gusohokana umuhungu hari ikibazo kibirimo. Gusohokana umuhungu n'umukobwa. Gusohokana umujama. Umuhungu yaba ari nk'iki? Ari nk'iki mube mukundana. Ari boyfriend wawe? Ari boyfriend wawe. Bo. Njye reka nkubwire. Njyewe umuntu nkunda. Umuntu nkunda namusohokana. Nongeye kubahereza ikaze nanabashimira wowe wakoze subscribe kuri 5 Generation TV ubundi ukajya no ku bandi bantu dukorana nabo ari bo bita Bijou TV. Ni iby'agaciro cyane kuba warakoze subscribe. Reka tukubwire ngo umurava wagize ndetse no kumva ko ugomba kujya dukurikirana ni byiza cyane. Uyu munsi rero introduction muyimbonyemo ikindi ndimo ndanaryo. Ni ibintu bibiri turi gukora. Bijou meze neza? Meze neza. Ndi kumwe na Bijou ku ruhande harya hano ni iburyo ibumoso. Ndi ibumoso bwawe. Uri ibumoso bwanjye. Iburyo ndi kumwe na Mutoni Fanny. Mutoni Fanny. Fanny aratuje nuko gutuje cyane. Fanny apeti. Anzi ya kamera rero ndi kwe n'umusore wacu kandi ukurikirana amashusho n'ibijyanye n'amashusho akaba ari tuyizere Jerry utuma amashusho asa neza. Ako rero tukaba turi hano turi bahita ngo iki Jenny? Serenity Park. Tukaba turi ahantu bita Serenity Park. Ni ahantu bagira ibyo kurya byiza cyane. Bagufite ifi igura 15. Ifi wasohokana rero n'umukunzi wawe mukarya kandi akishima akaba ati sheri weekend yagezemo mbebe he Serenity. Ibintu bikaba uburyohe cyane. Ntabwo akufita ku ifi ya Serenity. Umuntu njyana kuyirya urumva sinakabuza na mwabakobwa mwe musaza bashire banyu muze kuri Serenity Park. Baherereye ku Gisozi ugeze kuri FAO hari agahanda kari munsi gucya kuri FAO ku marembo yinjira kamanuka magurutya gato ni metero nk'ijana itubona akantu handitse ngo welcome home ni nko mu rugo nyine. Uvuye mu gakinjiro nukako k'ibumoso uvuye kaguguri mu kaboko k'iburyo. Reka rero mbabwire ko tugiye kuganira cyangwa se tugiye kino kiganiro tugitangiye turya biba bigaragaza ko twari dushonje manje twatangiye akazi kare. Twa twageze kuri terikari inzarika twica tukitamo. Ibi bintu biragize. Ariko je nawe ukuntu abari kurya inyuma ya kamera mbona ko nawe yari. Jeri waze nkazanga gushyira. Ye mukatinge mbaze nje ubundi sinyamya nk'abagore. Irya turebe. Ariko cyukwe n'undi mwana w'umukobwa wacicize cyane. Mumuhereze mikora tuganirize. Fresh. None se urabona aka kanya mbumeze gute? Sha meze neza kabisa. Uri warira kuri kamera? Kandi yanze kurya n'ukuri. Kandi ndi kubikora. Nuko sanzwe burya mu buzima busanzwe. Cyane rwose njya nishira. Ubundi zifite zakabaye kuba zashize. Mani Fanny bangamiye. Muzi ko Fanny arya ikiro cy'umuceri mani. Ari nibivuga ngo nyagala ketchup mapenzi yako chips na ketchup. Ngaje. Ubundi abakobwa bazwa gukunda ifiriti. Shara ndayikunda ahubwo niwe bakatinze tubanze turya kuko byambangamiye. Jeri katinga tubanze turya tubabari. Nagari kubareba mu nyizere. Nagari ari kutureba. Nago kamazi kubareba yavuyo. Iriri. Wirire kabisa. Irire. None umenye ko kunsanzwe nija. Wari watinya kurya uzwaraho kamera? Oya.
kamera bayikubye DJ urashyiraho umuziki ndetse tukwirukana nta no guheza kuhari. Sasa abantu mudukurikiye ubundi hano ahantu turi bagiye kuzana ngo boro bitanga ikimasuro ngo bagiye gukora bya bintu bajya byita ngo ese bakujye kwamamaza je kuri ayo mafaranga bagiye kudasa na massage bagiye gucira amaso na massage n'ibindi bintu bitandukanye reka tuyere no kano kanya ubundi kababaza umukobwa ashobora kwigurira inkoko n'amachips wenyine wa pete ngiye njya mbyigurira inkoko yose nyine inkoko yose wa pete Jerry yabikubwira nifi ndayigwanye ndisohokana nese nasohokanwa nandi ko namukunze ngera oya se kandi nukuri ntabwo byabura gute jerabizi Jerry ni inshuti yanjye numva turakorana kenshi so rero inshuro nyinshi aho mba ndi abahari kereka ndi mu kandi kazi katari akakacana ariko igihe kinini turahura ndayigurira none kubona akijije mbere nitagamo birenze subiraza reka njye no hepfo yanjye wakwisohokana ukagura inkoko ngo wapeke ukayivovota cyane rwose kuko nanjye mbikora aya ukuri sa muri kumbeshya oya ntago nkubeshya Jerry kati ngatwiriye kwereka nkubwire ntukatinge ngenda va muri vema uyibeshye uko kurya byananiye oya ugujesha reka nkubwire njye hari ukuntu nzindya oya umuntu yabikora sometime ikindi gihe akumva ko biri ngombwa yuko nyine bagomba kumusohokana nk'umukobwa kuko nicyo turemewe sibyo cyane rwose mukajya kurya inkoko kuko nizo mvune z'abasore ariko bitavuze ko nawe bibaye ngombwa utakisohokana ukagenda ukayigura iyo fi iyo nkoko ukarya ukanezerwa ku bwawe. Umaze kwisohokana kangahe? Ye inshuro zirenga nk'icumi. Inshuro zirenga nk'icumi? Yego. Umaze gusohokana n'abahungu inshuro zingahe? Nk'eshatu. Cyane. Inshuro eshatu ku bahungu? Inshuro 10 kuri wowe? Yego. Bivuze ngo wisohokana kurenza uko umuhungu akagusohokana? Cyane rwose koko nzi ko nta muntu nyine nta muntu uri kamara ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu niyitaho kurusha uko numva ko ndi umuntu yanyitaho. Urambeshya? Ntago nkubeshya. Reka njye ruguru yanjye. Numbeshya muri comment umuntu amusohokanye. Abimbwi. Como kundi nyama? Wa mungani? Nge nakuyeho. Nimburya amenye karya. Inyama. Jaredo. Irya nimburya amenye kurya. Amenye kurya. Amenye n'umuntu ashatse. Oya, yes. Oya biragoranye. Maze gusohokana n'abahungu bangahe? Maze? Gusohokana n'abahungu. Uwamusohokanya bivuga muri comment. Inshuro zingahe? Ngewe. Maze gusohokana n'abahungu. Inshuro bwo ntabwo nazibara. Ko mana yanjye. Nimvura umukobwa yisohokana. Inshuro z'abajamani yazibara. Ndikuvugisha ukuri. Ko gusohoka urumva ngiye nkunda kwishimisha. Nkunda enjoy. Nyine nkunda kujya hanze nkamenya ngo ese abandi bameze gute nkamenya wagwana nuvuga ngo ngiye mba numva ndi bored muri ngewe none nkumva ndi butuza ndi kureba se ubundi ubuzima nge ntabamo abandi iyo baba bameze bati inshuro nyinshi nibyo binjyana bigatuma ujya mu rugomo kujya kuraruma oya ntabwo ndarara mu kabari ariko nguko kuba napangaga trip n'abashitanye tugasoka tukagenda ni ibintu bisanzwe bashobora kwishyura cyangwa se nanjye nkishyura ariko ntabwo ndasohokana n'umuhungu ngewe turi babiri gusa ntabwo birambaho umitandukaniro ry'ikiza ku mukobwa wisohokanye n'itandukaniro ry'umukobwa wasohokanye n'umusore umukobwa wisohokanye 100% abagiye kwihibya adahabwa oya Jerry agisoni zo kurya oya winangiraho urugero sinima muzari kurya sibyo dukomeze urumva abagiye kwihibya adahabwa nanone ndavuga ibintu bibiri hari n'igihe umuntu aba akunda life ye wenyine
akumva akeneye gutekereza akumva nyine hari ibintu ashobora kugeraho yafashe umwanya akicara wenyine uwo muntu ashobora kwisohokana nawe aricyo kimujyana akavuga uti reka ngende nicara ahantu numva akazi ki nisohokane nekereze noneho hari n'undi ushobora gusohoka atagira umuntu umusohokana so rero usohokanwa simenya kubivuga gusohokanwa ni byiza uzi umuntu ugutekereza akakuvuga ngo reka ngujyane hari ahantu unywa agafanta kabone niyo yaba ari fanta yonyine biba birenze niyo yaba ari fanta ya 500 umuntu ufashe umwanya akagutekereza akakubwira uti sweetheart cyangwa se uri nka best we cyangwa se reka tujye kwicarana tunywa agafanta tuganire ibyo bintu birarenze niyo yaba ari fanta imwe mugiye gusangira birarenze kuruta undi ufite miliyoni agiye kugenda agaspending 200 ari wenyine ntabwo abantu bishima kimwe kuko nawe niyo uri kureba hirya ukabona abandi bantu bicaye ni nka babiri abantu bumva mu mutima utishima koko se bazabishyira muri comment nimba mbeshye abantu bakwitwa koko nibyo tuve kuri ibyo hano mu Rwanda mutoni yaducecekanye hano mu Rwanda dufite umwe mwisha abakobwa ariko bagira isoni mu kuba hari icyo bakwitinyika ngo bakore se umusore n'umukobwa gusohokana umuhungu hari ikibazo kibirimo gusohokana umuhungu n'umukobwa gusohokana umujama umuhungu yaba ari nk'iki mube mukundana ari boyfriend wawe bo njye reka nkubwire njyewe umuntu nkunda namusohokana impamvu ya mbere namusohokana ni uko ashobora gufata igihe cye nawe akansohokana iyo amafaranga anspending aho iwe yishakiye ayanspendingaho kuko ankunda yamaye umwanya we cya gihe rero ashobora kuba atafite cyangwa se urugero yaba anayafite nanjye mba ngomba kumusohokana kuko iyo abantu bakundana barasharingana oya nabwo ari kwishyurana iyo abantu bakundana barasharingana ni ukuvuga ngo uburyo ibye arye byawe byose aba ari ibyanyu rero nta kibazo kirimo kuba nafata umuhungu amusohokana nta kibazo kirimo kuba umuhungu dukundana namuha amafaranga nta kibazo kirimo kuba namwishyura inzu adafite amafaranga ukiri ngo kuba wamuha amafaranga umusore hari bamwe bakobwa bumva ko kuba umujama yavuga ngo afite ikibazo cy'inzore ku gutaka umujama aba yabaye imbwa aba ari mu guta umujama k'umukobwa amafaranga hanyuma se cya gihe ibi bintu njye nashoboka kamera neza Jerry twakubuze ku bahanga bw'ibyuma Samu nukuvuga ngo umuhungu Jerry arangaye Jerry warangaye Yose ndimo dukomeze Jerry no uzi ko ari kumbaza Jerry kukirana nukuvuga ngo umuntu uvuga ngo umuhungu yagusabye amafaranga n'imbwa nimba uri umukobwa wivuga ndakunenga cyane ese wowe cyaje uyamusabwa afata igihe ukamusaba amafaranga uri iki ntabwo twabivuga ndamumvuga ndagazi kubera ko uramenyere kwenda igitsina gabo kimenyere kuba cyatunga abagore umugore ariko birashoboka ese abantu duhora n'ubushobozi abantu duhora tumeze neza ntabwo ibi bintu sinzi impamvu abantu babyitiranya ntabwo abantu ubuzima buhora bumeze neza ntabwo umuntu aguma muri kondisiyo imeze neza hari igihe boyfriend ashobora kujya muri situation bikanga ubuzima bukanga cyangwa se akajya situation akabura amafaranga kandi atari none se reka nkubaze nk'ubu dukundana ufite akazi bakakwirukana nahita nkwanga wakwanga ntabwo abagukunda ntabwo ari urukundo nukuvuga ngo muri cya gihe ashobora kuvuga ngo ahagaritse relationship bangana mufitanye ntabwo yarakunze wowe yarakunze ibyo ufite n'ibyo muha ariko wa undi uzakunda ariko wa undi uzihangana man akaguma iruhande rwawe no muri ya situation mbi akahagoma akavuga uti nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizameze neza rero n'ubundi mu buzima busanzwe abantu twese tuba dukeneye abantu baduha imbaraga batumotiva batubwira uti uyu munsi byanze ejo bizakunda nta kintu giteye ishema cyangwa se kirenze nko kuba ufite boyfriend akagukunda ukennye ariko akakubwira uti ejo bizakunda nta kintu kirenze nko kuba ufite girlfriend man wagera muri situation mbi umuntu akakuba hafi kabone nababuza amafaranga yo kwishyura inzu umukobwa akayagwa man ibyo bintu birarenze bishobora gukora bakeya kuko wenda abakobwa tuba twarigeze nabi ariko nimba ari ikintu gikomeye kuri isi nuko uba ufite umuntu mu buzima bwawe urumva uwo muntu mani mu bihe bikomeye akaguha imbaraga
akagumana nawe ariko umuntu ntabwo usiga bigezeho bikomeye icyo gihe uhita ubona igisubizo niyo bavuga ngo baravuga ngo nucecekera niwumvira ahacecetse bizaguha ukuri niyo mpamvu rero iyo uri muri ibyo bihe bikomeye nk'uko nguko nibwo umenya abantu nibwo umenya ese abantu bari mu buzima bwanjye bundi aho ngaho uhita wiha igisubizo ariko iyo bimeze neza 100% biragoye ko wamenya ngo uyu muntu uri mu buzima bwanjye ninde reka mbaze none mwari uri hano hepfo wahereza umusore amafaranga yo kwishyura inzu reka peti yacitse kuri mwebwe sinzo kuntu byaje ariko kumbwira ngo yego but ni impamvu oya reka nkubwire ntago najya kure ya biju kuko ibintu navuga birasobanutse nanjye impamvu nkubwira bundi urukundo ntabwo apfa kumenya ngo urukundo ubundi ni iki ariko urukundo urubona bitewe n'umuntu muri kumwe urugero ushaka kuba uri kumwe n'umuntu ukabona ko hari ikintu agukurikiranyeho sibyo kavuga ati nubwo ibi bintu mbimuhaye ariko hari icyo ashaka nikirangira azagenda sibyo ariko hari n'igihe uri kumwe n'umuntu ukavuga ati okay ntacyo afite reka mufashe mu gihe atagifite wanabona n'ukuntu yakitinga muri icyo gihe adafite ikintu ukavuga ati nyamara igihe ntagira n'icyo abona azakomeza abe wawe wabasha gutandukanya gute umuja mu gushaka icyo gushaka ikintu reka mbikubwire wenda bishobora kuba bitarambayeho ariko ufite inshuti nyinshi byabayeho urugero nk'umutipe mushobora gukundana kuko urukundo njye ntabwo njya nsobanukirwa nyine urukundo ni iki ariko nk'urukundo utagiye usobanukirwa njye birancanga kuko urakunda se yewe yego none si ukunda wumva uri mu biki uravuze ntabwo ugira usobanukirwa wakunze wumva ari mu yesije yewe ubundi iyo nkunze nk'unkunda urugero nk'unkunda mba numva ari umuntu w'ingenzi kuri njye ariko ikindi gihe mvuga ngo ngiye birancanga umunsi umwe mba numva ko ari ingenzi kuri njye bikagera ikindi gihe nkumva ko nyine ntacyo ari cyo kuri njye urugero ari cya gihe numva ko cya kintu ngomba kukimuhereza kubera ko biri ngombwa ariko nyuma yaza kunyereka ibindi bintu biri nyine bitandukanye n'ibyo yanyerekaga nkaza kumva ko ntacyo avuze kuri njyewe niyo mpamvu ko urukundo nyine bibacanganye ntabwo bapfa kumenya ngo urukundo ni iki gusa ni amayobera amatagatifu cyane rwose gusa njyewe umuntu turi kumwe ako kanya iby'ingenzi nabimukorera kuko ntange yabona izo mbaraga zo kumukorera bano bo baracyarya sinzi ibintu mwumvise rero niba nibyo nayo ndimo ndumva abantu mudukurikiye nimba ari uko banavuga bigije nkana simbizi kubera ko dore nk'uwa mbere iby'ingenzi yabikora iby'ingenzi agira gute yabikora none se ubu ngubu abantu mudukurikiye amanze ni kuvuga ngo wowe iby'ingenzi wabimukorera ra Jerry nashoka kamera ariko Jerry twakubuze iby'ingenzi wabimukorera orya reka tujya nana murafite urahari kamera iriho iby'ingenzi yabimukorera iby'ingenzi yabikora ariko butabyumva oya ni iby'ingenzi iby'ingenzi wabimukorera oya mutumva ibyo navuze njyewe iby'ingenzi umuntu mukundana iby'ingenzi wabimukorera ibyaterwa n'ibyarebye ibiki nyine numva ni iby'ingenzi nese cyari kandi byabaye iby'ingenzi njyewe kuri sije twe turi kuvugaho urumva kuri sije twe turi kuvugaho hari ibintu nyine biba ari ingenzi mu rukundo sibyo hagati y'abantu bakundana ariko iby'ingenzi ndi gutekereza sinekereza ko wenda ari byo muri gutekereza mwebwe ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere kinarenze mani ni ukuba hafi y'umuntu ugukunda ibyo bintu birarenze nabyo bintu by'ingenzi cyane kabone niyo umuntu ataguha amafaranga umuntu ntaguha amafaranga ntabwo ibirenze ariko mani akakuba hafi ibyo bintu nta kintu ukaba uri hafi ibintu birakomeye cyane sinzi rero abantu badukurikiye cyangwa se abakunzi ba Five Generation TV n'abakunzi ba Bijou TV ikintu mwumva kuri ibintu binese koko wa mukobwa wowe hari situation cyangwa se hari uburyo burimo kuryo uvuga ati njyewe musore dukundana naramutse agize ikibazo ngiye nzamudepana akazo nkamwishyurira akose nakugira n'amafaranga yishyurwa Bijou ubu mfite inzu y'ibihumbi 100 nakubitwa wamwe ngomeze mbe muyisha ntabwo ngo baby jya mu ya veni niyo nzabasha kujya ngufasha
Jerry. Jerry namubuze. Jerry kino kiganiro ngenda gisubitse ndakiretse. Reka nsoze. Uzi inshuro turi guha tuguhamagara usizi ka tuzazivamo. Abakobwa badukurikiye sinzi ukuntu mbona bino bintu ndikubona amasaha nk'aya dutwaye ariko se koko wowe mukobwa wabasha kuba wakwishyura umukobwa umusore inzu mu gihe gihene situation yo kuba atabasha kwishyura. Reka nyigusubize sibyo urugero ndi umukobwa nkundana n'umuhungu anere tari ubuzima yarabayemo arankunda ari proud yanjye nanjye ndamukunda habaye ikibazo gituma ubuzima yabagama atakibasha kububamo cyangwa se ibyo yihaga atakibasha kubyiha byemeze neza kuko mukunda kandi nzi ko nanjye ameze neza nkundaga kandi ibyo yagombaga kuri jye byose yabikurikizaga nakora ibishoboka byose sheri wanjye akagumana cya cyubahiro yari afite akagumana no kuba muri bwa buzima yari arimo kugeza igihe bizongera bigakunda nabikora. Nzi kankubaza ni iki kikwemeza ko umuntu agukunda? Ikintu kikwemeza ko umuntu agukunda reka ngubwire buriya nimba ari ikintu nzi ntabwo urukundo umuntu arwiyatamo. Urukundo ni ibyiyumviro, iyo ukunda umuntu byiyumvamo kandi niyo umuntu agukunda urabibona. Ntabwo kubona ko umuntu agukunda bisaba ngo yaguhamagaye cyane mwahuye cyane yaguhaye ibintu bya danje. Reaction umuntu agira muri kumwe Imana iziguye igisubizo. Uzi ko n'umuntu murebana gutyo umaze kubona ko umuntu agukunda just kumubona gusa kwa ucya mu maso. Imana nigeze gukunda byanyabyo ndanakundwa byanyabyo. Urumva ko ibintu uvuga ndabizi. Katureba nyine umuntu ukabona mu maso harimo ifoto yawe. Oya ntabwo ari ibyo. Man umuntu aragukunda hahandi nyine. Ushobora no kugira nk'ikibazo runaka agahangayika kuruta wowe. Ukabona nyine ubuzima bwawe bubi nawe bwabaye ubwe bubi kandi ameze neza. Akabona situation yawe mbi nawe yabaye mbi. Ku buryo nimba ubabaye ako kanya kimenya ko ari ikibazo ufite nawe bita bimugiraho ingaruka. Uwo muntu abagukunda naho wa muntu uzawukunda aho bangara gukunda sometimes akirengagiza nabwo umuntu abagukunda. Wa muntu uzakitinga nk'ugukunda kuri koru mwahuye ariko nyine ntabwo rega abantu benshi bazi ko urukundo ari ukuba nagize ikibazo ukama amafaranga. Urukundo ari ukuba wamaye ayo magift wanyishuriye inzu ariko nanone hari ibindi bintu umuntu aba akeneye mu rukundo. Hari ibintu nukuvuga ngo hani urugero hanze hari abantu babayeho mu buzima bubi bafite ibikomere ku mitima akavuga ngo ngewe uyu muntu ari mu buzima bwanjye nakira ngize amahirwe ngabona umuntu mu buzima bwanjye umeze gutya. Uwo muntu rero ntabwo ari amafaranga ntabwo ari ungurira ntabwo ari usohokana. Wa muntu uzama umwanya akanyumva akanega amatwi. Uzi ko hari igihe umuntu agukunda akagutega amatwi ukavuga ntarambirwe. Bitandukanye no kuba twaba dukundana unspendingaho ariko wa muntu uguha umwanya akakumva. Uwo muntu abagukunda kabone nataguha ikintu agafata igihe cye agagutega amatwi ukamubwira akakugira inama akakuba hafi akakubwira poli umura. Bitandukanye no kuba nabandi mu kibazo ukama amafaranga. Ntabwo buri abantu bazi ngo amafaranga akemura ibintu byose ariko mani umutima ndakurahiye ntabwo amafaranga yakosora umutima wawe. Ntabwo amafaranga yakomora igikomere. Bangaye bari hanze anga bafite amafaranga bababaye. Bangaye bari hanze anga bameze neza ariko batishimye. Kubera iki? Abenshi bari mu ngo bameze neza ntibishimye kuko hari ibyo aba partners babo batabasha kubaha ariko ntabwo bazi uburyo bagomba kubibahamo. Rero kugira ngo umenye n'uburyo ugomba guha umuntu icyo akeneye nuko wafashe igihe cyo kumenya ngo ese uyu muntu ashaka iki nibwo umenya n'uburyo ugomba kumenya icyo kintu akeneye. Rero handi utazafata umwanya wo gutekereza ngo ese umuntu wanjye akeneye iki nubuhe buryo ashaka kukibonamo akanezerwa akamera neza. Ntabwo rero ushaka kumbwira ngo ngiye bije urugero wenda urugero reka nihereho urugero wenda nakuze mu muryango nta babyeyi mfite sinigeze mbona ibyishimo bya kibyeyi sinigeze mbona mama wanjye wenda ambwira ngo ndagukunda mwana wanjye sinigeze mbona papa nyambwira ngo ndagukunda mwana wanjye. Urumva nta muntu mwiza nigeze mbona ku isi kandi nakagombye ko narabonye ku babyeyi banjye. Why not nazakenera umuntu nkunda akambwira amagambo. Rero ntabwo ngiye uzaza ngo umbwire ngo ngakira amafaranga ajya gukoresha umusatsi ajya gukoresha inzara gura style cyangwa se ngo nanjye mbwe ngo nyine ntabwo ibyo byonyeneye.
yego nshobora kubikenera ariko hari ibindi bintu mba nkeneye kumva bikomora umutima wanjye niyo mpamvu rero usanga igihe kinini abantu bitiranya ibintu bagafata ibyo tudakeneye bakabigira ibikenewe bagafata ibintu bitari ingenzi mu buzima bwacu bakabigira iby'ingenzi mu buzima bwacu rero niyo mpamvu ikunda n'umuntu ubundi bigusaba kumwumva just mwumve burangiye muri relationship ikintu gishobora kuma amahoro nyima amafaranga yawe umwanya wawe amahoro umwundi that's enough biba bihagije man reka nambwiye abakunzi ba 5 Generation TV n'abakunzi ba Bijou TV ngo ndabona ikirere gisa nabi ikiganiro nakagaruka mabwire ngo mukomeze mukurikirane ibintu twategurira yali 5 Generation TV Bijou TV ciao ciao